Nshuti bavandimwe muri Kristo Yesu, nongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, nimugire amahoro. Dushimiye Imana iduhaye uyu mwanya kuri uyu wa 7 z'ukwezi kwa mbere 2021 kugira ngo aho turi iwacu mu miryango dusangirire hamwe ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero mbasabe twicishe bugufi dusenge. Uwiteka Mwami Imana yacu, Mana isumba byose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tuje imbere yawe, tuje kukwereka uyu mwanya kugira ngo tugutegere amatwi. Turagusabye kugira ngo utwoherereze umwuka wawe wera, waduteguriye ijambo uyu munsi. Ndakwinginze kugira ngo ye kuba ryewe uritanga, ahubwo wibwirire ubwoko bwawe. Ndagusabye Uwiteka Imana Nyiringabo kugira ngo iri jambo ryere imbuto ndetse nyinshi, udufashe uduhe umwuka wawe kugira ngo natwe tubashe kurishyira mu bikorwa. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Bavandimwe, ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 17, dusume murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 19. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu akiza ababembe 10. Nuko bari mu nzira bajya Yerusalemu, anyura hagati y'Samariya n'i Galilaya. Akigera mu kirorero asanganirwa n'ababembe 10. Bahagarara kure, barataka cyane bati, "Mutware Yesu, tubabarire." Ababonye arababwira ati, "Nimugende mwiyereke umutambyi." Bakigenda barakira. Umwe muri bo abonye akize, agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga, yikubita imbere y'ibirenge bye aramushima. Kandi uwo yari Umusamariya. Yesu aramubaza ati, "Ntimwakize muri 10? Kandi babandi 9 bari he? Nta bandi bagarutse guhimbaza Imana keretse uyu munyamahanga?" Kandi aramubwira ati, "Byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukijije." Bavandimwe, ndifuza ko tuganira kuri aya magambo. Dusome muri ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo aho Yesu afitanye ikiganiro n'ababembe 10. Imana yashyize ku mutima wanjye amagambo tugarukaho avuga ngo kugaruka gushima no guhindukirira Imana nibyo biyinezeza. Kugaruka gushima no guhindukirira Imana by'ukuri nibyo biyinezeza. Iyi nkuru ya Yesu n'ababembe iratwereka ibitangaza n'imirimo Imana itangaza yakoreye aba babembe mu bibazo bari bafite by'uburwayi. Ariko gato nagira ngo twibukiranye ubuzima bw'ababembe, uburyo bwari buriho ndetse n'uburyo bari bababaye. Nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Abalewi mu bice 14, hatwereka ubuzima ndetse n'imyitwarire basabwaga ababembe kugira ngo abe ari bwo buzima babaho. Uretse kubabazwa n'umubiri ubwabo kubera uburwayi warababazaga, ibibembe n'indwara ifata uruhu ikarwangiza, ndetse abo bantu babarwaga nk'abantu bahumanye. Nta burenganzira bafite bwo kubana n'abandi, nta burenganzira bari bafite bwo kwegerana n'abandi. N'abantu babaga mu kato, kandi bagombaga ko igihe bigaragaye ko bakize, aho babaga barashyizwe mu ngando inyuma, barahejwe mu kato, igihe babaga bakize bagombaga kuza kwiyereka umutambyi, ndetse ntibazi bwo kuboko gusa, ahubwo bakaza bafite n'ituro. Iyo usomye icyo gice cy'Abalewi akwereka ubwo buzima. Hamwe rero n'iyi mibereho y'ababembe, ni nako byari bimeze mu gihe cya Yesu ubwo yarimo atangaza ubutumwa bwiza. Ni mu mureberere Yesu ahingutse, nk'uko Bibiliya yabitubwiye ngo nuko Yesu yari ari mu nzira anyura hagati y'Isamariya n'i Galilaya. Nuko ababembe baza kumubona, bamubonera kure. Bamubonye, n'ubusanzwe bari mu kato, ntago bagombaga kwegera abandi, kandi kuko bari banababaye. Ariko kuko bari barumvise amakuru ya Yesu ko yabaruhura, Yesu ko yabakiza, Yesu ko ari we wabatura uwo mutwaro wo kwikorera ibyo bibembe bingana gutya, akabavana mu kato, akabavana inyuma y'abandi, akabazana mu bandi, bakaba abantu nk'abandi. Ibyo byatumye babasha gutaka n'ijwi rirenga, baramubwira bati, "Mutware, mutware,
twumve udutabare. Ndashima umwami wanjye Yesu ko abantu bajya batakamba kabone naho baba ari ababembe, Imana irabumva kandi Imana ikabasubiza. Yesu rero yarabasubije. Yesu amaze kumva gutaka kwabo, Yesu yarababwiye ati nimugende mwiyereke umutambyi. Bibiliya yatubwiye ngo bakigenda barakira, barakize, bari bagiye kwiyereka mu nzira yo kujya kwiyereka umutambyi, ngo barakira. Buri wese yirebyeho abona ibibembe bye yari afite ntabyo agifite. Nkeka ko mu mutima wa buri umwe wese yuzujwe ibyishimo bidasanzwe, avuga ngo nari igicibwa, nari mfite umubabaro wo ku mubiri, nta nubwo nari newe mu bwoko bw'iwacu, nta jambo nari mfite, nta ntebe, nta mwanya, ariko none umwami Yesu ampinduriye amateka, ampinduriye ubuzima, akwiye gushimwa. Ndatekereza ko habonetse amajwi menshi y'ibyishimo, ndetse wenda banaririmbye kuko biragaragara. Bamaze kugenda rero nimwumve icyabaye, ngo baragiye. Ariko muri babandi bose uko bari 10, ngo umwe muri bo aragaruka. Yaje ameze ate? Namukunze uko yabivuze ku murongo wa 15, ngo umwe muri bo abonye akize agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga, yikubita ku birenge bya Yesu aramushima, ngo kandi uwo yari umusamariya. Uwo rero ngo yagarutse ahimbaza Imana. Abandi bo ntibari bahari. Ndagira ngo bavandi mu mutegera amatwi mwumve uko uyu mubembe yagarutse ameze. Uyu Bibiliya yabitweretse ngo yagarutse ahimbaza Imana n'ijwi rirenga. Iryo ubwabyo ni igisobanuro cyo gutangaza inkuru nziza, kubwira abantu imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Ngo kandi yaje yikubita ku birenge bya Yesu, bivuga ngo yaje yemeye ko Kristo ari umwami n'umukiza, yaje yemeye kubaha, ngo kandi aramushima. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ko kandi mbibutse turimo turaganira ku ijambo rivuga ngo kugaruka gushima no guhinduka, duhindukiriye Imana nibyo biyinezeza. Uyu mubembe ni urugero rwiza rw'umuntu wakorewe ibitangaza na Yesu, wagarutse kandi ashima. Maze muri iki kiganiro bagiranye, Yesu aramubwira ati se mbega ntimwakize muri 10? Babandi se bo bari hehe? Ariko byaragaragaraga ntabwo bagarutse. Niba baragiye no kwiyereka umutambyi ntabwo tubizi, ariko buriya barabikoze kuko byari itegeko, bagombaga kujya kumwiyereka bagatanga n'iryo turo. Ariko Yesu ashima uyu ugarutse, aramubwira ati ko mwakize muri 10, kuki ari wowe ugarutse 9 bari hehe? Kugaruka ni kimwe, no guhinduka ni ikindi. Kugarukira Imana ushima. Abantu benshi Imana idukorera ibikomeye, Imana idukorera ibitangaza, Imana iraturinda, Imana iturwanirira intambara z'uburyo butandukanye, ariko abagaruka gushima nabo ubwabo hari igihe baba bakeya. Ariko gushima ni kimwe, no guhinduka ni ikindi. Ese ni byiza ko abantu bavuga ngo Imana yabakora ibitangaza, bakaririmba nk'uko uyu mubembe yabivuze, bakavuga ko Imana yabakijije, bakavuga imirimo itangaza Imana yabakoreye, ariko ntibahinduke? Oya, ahubwo iyo ugarutse kandi uhindutse, wiyemeje gushimisha gusa n'uwo ushima, nibyo binezeza Imana gusa. Urebye rero izi ntambwe uyu mubembe yateye, kugaruka ahimbaza n'ijwi rirenga, kugaruka yikubita hasi, yikubita ku birenge by'umukiza kandi amushima, ni ikimenyetso kitwereka neza ko uyu mubembe yarahindutse by'ukuri. Kandi uyu mubembe arasa neza na wa mubyeyi Bibiliya itubwira nawe mu gitabo cya Samweli wa mbere igice cya mbere, usomye uhereye ku murongo wa 26, Bibiliya itwereka undi mugore wagarutse imbere y'Imana ashima, kandi agaruka ashima ariko anahindutse. Nimwumve uko icyo gitabo cya Samweli kitubwira, igice cya mbere ku murongo wa 26, ngo uwo mugore aravuga ati nyagasani ndahiye ubugingo bwawe, nijye wa mugore wari uhagaze iruhande rwawe bwa bundi nsaba Uwiteka. Uyu mwana niwe nasabye, kandi Uwiteka yamaye icyo namusabye, nicyo gitumye mutura Uwiteka, azaba watuwe Uwiteka iminsi yose yo kubaho kwe. Nuko asengera Uwiteka aho ngaho. Uyu mubyeyi ni inkuru abantu benshi dusanzwe tuzi, ntago ndi buyitindeho. Ni umubyeyi witwa Hana.
bigaragara imirimo n'ibitangaza Imana yaramukoreye mu buzima bwe. Ni Mukayirukana yari afite mukeba witwa Penina yagize umugisha wo kubyara, we ntiyabyara. Hanyuma mukeba we agahora mukina ku mubyimba, ariko igihe kimwe yigira inama yo gusenga, atakambira Imana n'ijwi rirenga, arayibwira mu mutima we, ayisobanurira umubabaro wo mu mutima yari afite. Nyamara Imana iri mu ijuru yaramwumvishije, irangije nawe imuha icyo yari yasabye. Niyo mpamvu umwana yabyaye bamwise Samweli, nuko uyu mwana yari yarasabwe Imana. Igihe amubonye yagarutse gushima. Nimurebe ahingutse imbere y'umutambyi ukuntu yaje avuga, yaje ambwira ati, ni njye wa mugore cyagiye wari urahara abavandimwe baririmbye iyo ndirimbo bati, nitwe duherutse kugusaba ngo duhe amahoro wanayaduhaye, ati ni twebwe twagusabye ibi, twanagarutse kugaruka gushima ibyo Imana iba yarakoze. Ni ingenzi, kandi no mu buzima busanzwe gushima uwakugiriye neza ni ingenzi. Ariko Imana gushima si icyo ishaka gusa, ahubwo ishaka no kugaruka ugahinduka ukayishima, ariko biyishimisha. Hari igihe abantu bashima Imana ariko ntibishimishe, bagashima Imana ariko ntibinezeze. Kubera iyihe mpamvu? Barayishima ariko badakoze ibyo ishaka. Nibyo rwose pe, abantu benshi bakora imirimo n'ibitangaza, ndetse benshi baravuga bati, niyo mu biganiro bisanzwe ushobora kumva umuntu avuga ati, Imana yankoreye iki ngiki, ndashima Imana ko yankoreye iki. Hari igihe mu matwi yacu twumva ko ushimye, ariko se uwo ushimye nawe aba yishimye? Oya, ahubwo Imana yo mu ijuru yishimira ishimwe, yishimira amagambo meza yo kuvuga aho umuntu yakuwe iyo ahindukiye agakora ibyo Imana ishaka. Niyo mpamvu turimo tuvuga ngo kugaruka gushima no guhindukirira Imana nibyo byonyine binezeza. Uyu mubyeyi mu kugaruka kwe n'abasanuriye mubembe umwe mu 10 wagarutse n'abashima, ariko yanahindutse. Nuso mu gice cya 2 uzumva ubutwari mu ndirimbo yakoze ashima Imana, ayihimbaza. Bigaragara ko yari yemeye guhinduka guca bugufi ngo ahinduke unezeza Imana. Ndetse ituro we yatanze ntirisanzwe, yafashe wa mwana Imana yamuhaye ngo amuture Uwiteka. Aravuga ngo uyu nguyu ubuzima bwe bwose buzaba gukorera Imana. Haleluya. Gushima Imana kwiza Imana yishimira ni uguhinduka. Hari igihe mu buzima bwacu bwa buri munsi abantu babona ibintu bibaye mu buzima bagatekereza ko ari ibintu biba byikoze. Abantu bagatekereza ko hari Imana itatanze ingabo nyinshi, cyangwa se bagatekereza hari ko nta bintu byabaye. Ariko kuba uyu munsi waravuye ku mwaka wa 0, Bibiliya iratubwira ngo yanatumenye tutari twab'insoro mu nda za ba mama. Umuntu akaba yaravuye kuri 0 ku mwaka wa 0, akaba agejeje imyaka 5, akageza 10, akageza 70, akageza 80. Urwo rugendo rw'ubuzima akageza ku myaka 100, harimo imirimo idasanzwe Imana iba yarakoze. Bavandimwe, icyo Imana ishaka si uko tuyibwira ngo cyagiye wadukijije impanuka, cyagiye wadukijije indwara, cyagiye waduvanye mu bukode, cyagiye watuvanye mu madeni, cyagiye watuvanye mu bihombo, cyagiye watwishyuriye minerivare. Ahubwo icyo ishaka yishime, ariko kandi ufite umutima uhindukiye, umutima utari mu ibibi, umutima utari mu ibyaha. Ndagira ngo turebe abo twarebaga babiri, ni ikimenyetso cy'abantu bahagarukiye Imana kandi baza bahindukiye, bafite n'amashimwe yo kubwira Imana bati, Imana ni wowe wabikoze, ariko turanahindutse kugira ngo amashimwe yacu nayo uyanezererwe. Ndagira ngo turebe kundi muntu, ku bandi bantu, uko Imana ivugana agahinda abantu batagarutse no kuyihimbaza. Dusome ubutumwa bwiza dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 16. Turaza gusoma umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 16, ariko nagira ngo tuganire mu bice bitatu bigize icyo gice mbabwiye, dukurikirana ayo magambo. Igice cya mbere kiratwereka ni iki Imana ikora, ni hehe Imana idusanga. Igice cya mbere kiratwereka ngo ni hehe Imana isanga umuntu, ubundi kugira ngo imugirire neza Imana imusanga he? Cyangwa nawe nanjye kugira ngo Imana ikugirire neza yagusanze umeze ute, wari uruhute? Buriya nubwo abantu batabimenya, nubwo tutabitekereza, n'abari ababembe batekereza yuko Imana yabakijije gutyo gusa, ariko hari ibintu byinshi Imana iba yakoze mu buryo butagaragarira amaso, ariko hari imirimo y'Imana iba yakoretse. Reka rero dusome iki gice twumve ngo ni hehe Imana idusanga.
ikindi gice cya kabiri kiraza kutwereka ngo niki Imana idukorera. Ikindi gice cya gatatu kiratwereka ngo ese inyiturano ya muntu ni iyihe. Igitabo cy'umuhanuzi Hezekiyeli igice cya 16 dusome umurongo wa mbere tugeze ku wa 5. Haravuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, menyesha Yerusalemu ibizira byaho, uvuga uti uku ni ko umwami Uwiteka abwira Yerusalemu, inkomoko yawe n'akavukire yawe uri uwo mu gihugu cy'i Kanani, so yari umwamori na nyoko yari umuhetikazi. Kavukire yawe umunsi wavutseho umukungwe wawe ntibawushariye kandi ntibakujabuye n'amazi ngo ubonere. Ntabwo waruhije usigwa n'akamuri, habe no kugushyira mu twahi tw'impinja. Nta wakurebanye imbabazi kugira ngo agukureho ibyo akugiriye ibambe, ahubwo batawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagawaga. Iyi 50 y'iki gice cya 16 iratwereka aho Imana iba yarasanze umuntu. Namwe nimwumve uko iyi kavukire Imana ivuga kuri Isirayeli. Umutwe w'amagambo uvuga ngo ni Yerusalemu hagereranywa n'umugore wabaye maraya, ariko ni Imana yereka umuntu aho imusanga. Nko kuri iki gice irabwira Abisirayeli ko yabasanze badafite igisekuru. Reba nawe ukuntu Imana imubwira ngo wari imvange y'umuhetikazi n'umwamori, ndetse wari uri muri Kanani. Ni nk'aho Imana yakamubwiye ngo nta gisekuru wari ufite cy'ubwoko butoranijwe, ahubwo wari imvangavange, ntabwo wari ufite ahantu. Kandi reba ukuntu Imana isobanura ngo no mu ivuka ryawe nta muntu n'umwe wigeze akugirira imbabazi. Mu ivuka ryawe ngo habe n'akamuri ngo barakagusiga. Ariko hari igikomeye nimusoma neza, haravuga ngo umukungwe wawe nta n'uwigeze awusharira. Bivuze iki? Bivuze ngo umwana yaratawe mu ivuka rye, Imana imusanga aho hantu. Nyina ntiyishoboye, se ntiyishoboye, aho hantu yigaragura, yewe kabone n'umukondo we cyangwa se umukungwe we nawe uracyari kuri nyina, yabuze ubutabazi. Ndetse Bibiliya yo yanatubwiye ngo nta n'uwigeze amuzanira utwahi tw'impinja. Aho hantu niho Imana idusanga. Aho hantu niho Imana isanga umuntu. Ngo nta n'uwamujabuye n'utuzi, nibura ngo anamwoza mukureho utwanda. Uwo munsi nta n'uwamusize utuvuta. Ni ikimenyetso kitwereka ngo Imana yadusanze ahantu habi. Imana igusanga aho hantu. Imana igusanga aho hantu hari hababaje gutyo, watawe mu ishyamba, nta gisekuru, nta mubyeyi, nta nshuti, nta bavandimwe. Aho hantu, aho mu rupfu. Ni ijambo risobanutse mu rupfu. Ariko igice cya kabiri cy'iki gice uko nabibabwiye uhereye ku murongo wa 6 hatwereka noneho Imana idusanze muri iyo situation, muri ubwo buzima bubabaje. Imana yabigenje ite? Ni hehe yasanze bababembe nahoze mvuga? Ni hehe Imana yabigenje ite? Nimwumve ibintu Imana yakoze uhereye ku murongo wa 6, uhereye ku murongo wa 6 wenda tugeze ku murongo wa 8. Nimwumve ngo nuko nkunyizeho ngo mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Ni ukuri nakubwiye nti ubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Ngo nakugwije nk'ibimera mu murima, uragwira urakura ugira uburanga buhebuje. Amabere yawe arashimangira n'umusatsi wawe urakura, ariko wari waratawe ntacyo wambaye. Nuko nkunyuzeho ndakubwira, ndakwitegereza, mbona ugeze mu gihe cyo kubengukwa, maze ngutwikiriza umwitero wanjye, nambika ubwambure bwawe, ndetse nakurahiye n'isezerano ryawe, maze ubu wanjye niko umwami Uwiteka avuga. Ku murongo wa 9 ngo mpera ko nguhagiza amazi, ngo nuko nkwageraho n'amaraso yawe rwose, kandi nkwezuza amavuta, maze nkwambika imyambaro ifite amabara ateye ibika, ngukwetesha inkweto z'impu za tahashi, ngukenyeza imyambaro y'ibitare myiza, kandi ngutwikiriza iya hariri, nkurimbishisha iby'umurimbo, kandi nkwambika ibitare by'izahabu ku maboko n'umukofi mu ijosi ryawe.
ngo kandi ikiri impeta ku zuru ryawe n'impeta zo ku matwi n'ikamba ryiza ku mutwe wawe, uko niko warimbishijwe izahabu n'ifeza, kandi imyambaro yawe yari ibitare byiza na hariri n'amabara ateye ibika. Wajyaga urya iby'ifu y'ingezi n'ubuki n'amavuta ya elayo, kandi wari ufite uburanga buhebuje. Urahirwa ndetse umera nk'umwamikazi, maze kwamamara kwawe kugera mu mahanga bitewe n'ubwiza bwawe, kuko bwari buhebuje, bwunguwe n'icyubahiro cyanjye naguhaye, ni ku Mwami Uwiteka avuga. Nimurebe rero bavandimwe ba Kristo, turimo turaganira ku ijambo ritubwira ngo kugaruka no guhindukirira Imana nibyo byonyine biyinezeza. Kugaruka gushima ni kimwe, ariko kuyihindukirira nicyo cy'ingenzi. Imana nicyo ishaka. Ibyo byombi iyo bikomatanyije nibyo biyinezeza. Nimwumve ukuntu Ezekiyeli abwira Yerusalemu, abwira ubwoko bwa Isiraheli. Twari turangije igice cya mbere tuvuga ngo Imana aho yadusanze aho hantu idusanga mu ivata twigaraguramo, aho hantu tudafite ubuzima, tudafite icyerekezo, turi mu rupfu imbere. Nuko ku murongo wa 6 twasomye ngo Imana itunyuzeho ibona twigaragura mu ivata, iravuga ngo baho. Buriya abavandimwe muri Kristo Yesu turiho kuko Imana yavuze ngo tubeho. Haleluya. Turiho kuko Imana yavuze ngo nitubeho. Twabayeho kuko Imana yavuze ngo nitubeho. Ariko ubundi twari abo gupfa, twari abo kugirirwa nabi, ariko kubw'impuhwe z'Imana, Imana iravuga ngo baho. Nimurebe rero imirimo yose Imana yagiye ikora. Imana ibonye uwo muntu, imubwiye ijambo ritibaho, irangije imukuyeho wa mukungwe twahoze tuvuga, imuvanye muri rya vata, iramukarabije, yari yabuze umusiga utuvuta, iratumusize, yari yabuze umukarabya, iramukarabije. Imana iramutunganya ngo atangira no gukura, biriya yatubwira ngo atangira gukura, ageze igihe cyo gupfundura amabere, ngo ubwiza bwe butangira kugaragara. Imana ikora ibintu byose bishoboka ngo umwana w'umuntu akure kandi agwire, agire ubuzima, agire impagarike. Ndetse Bibiliya yatweretse ko Imana ngo yageze ifata n'umwambaro wayo, irangije iwambika uwikunda, iwambika umuntu, igeza naho imwambika iby'imirimbo, imwambika imikufu n'impeta, ngo irangije imuha kwamamara ngo bitewe n'icyubahiro Uwiteka Imana yari imuhaye. Bavandimwe banjye muri Kristo Yesu, ndagira ngo mbibutse ko Imana yakoze imirimo idasanzwe. Imana yakoze imirimo mu buzima bwawe. Bigenzure, ureba iyo Imana yagusanze, urebe iyo ngiyo, kandi ntabwo ari we wenyine witwa wa Kristo gusa, ahubwo na bene wacu n'inshuti zacu n'abanyarwanda twese. Nimurebe aho Imana yadukuye, iyo mu rupfu, iyo hatagira amazi, iyo hatagira amavuta, iyo hatagira watugirira impuhwe, iyo kure n'Imana iba yadukuye. Iradufata, idusanga muri iryo vata, iradusigasira, iradufubika, iratwambika, iradukuza, iraduteresha imbere, iduha ibyangombwa byose bishoboka. Uyu munsi nibyo abantu baryamyemo, uyu munsi nibyo abantu bagenderamo, uyu munsi nibyo abantu bariramo, uyu munsi nibyo abantu bavugiramo. Nicyo cyubahiro n'ubwiza, n'ubwo butunzi, nuko kubaho no kurama, n'ubwo burinzi. Imirimo Imana yakoze ni myinshi. Reka mbabwire, abantu benshi batekereza ibyo ngibyo mu biganiro by'abantu 2-3, mu matsinda mato, yewe n'igihugu. Ayo magambo turayakoresha tukavuga ngo Imana niyo yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Ariko se ko wishimye, uwabigukoreye warishimye? Ese kunezerewe, uwakunejeje waranezerewe? Habuze iki? Yego warabikorewe, ariko ntiwahindukiriye Imana. Guhinduka, kugaruka gushima no kuyihindukirira, guhindukirira Imana nibyo byonyine biyinezeza. Bavandimwe, nahoze ntekereza ku buzima abantu babayemo, ntekereza kuri isi ya none. Reka mbabwire, wari uzi yuko Imana ikora ibikomeye, igakora ibitangaza, ikaturinda imiyaga, ikaturinda imiraba, ikaturinda ibiza, ikaturinda impanuka, ikadukorera ibikomeye, ikatugaburira, twarwara, ikatuvuza. Imana twayigereranya n'iki? Naratangaye. Rimwe umusaza umwe w'umukozi w'Imana yararimo yigisha, aravuga ngo iyo umuntu avugije induru atewe n'ibisambo, atewe n'abambuzi,
Ati buri Imana ntabwo iza gutabara wagize ikibazo wibwe, ahubwo Imana imanuguje gukiza cya gisambo. Avuga impamvu, aravuga ati impamvu Imana no kuza gutabara igisambo ati nuko kivugirijwe induru abantu bakagifata bakagikubita rimwe na rimwe kikaba cyapfa, wa muntu abapfuye kabiri ababuze ubugingo akabura n'ubuzima. Ati ariko wundi wibwe we azongera ashaka ibindi. Ati niyo mpamvu Imana yihutira kujya gutabara uwo nguwo urimo gukora ibyaha kugira ngo ahari n'ejo azongere yihane. Ndashima Imana nyiri imbabazi. Imana itugirira imbabazi ikadukorera byose, kandi ikabikorera ababi n'abeza, ikabikorera abanyabyaha, ikabikorera n'abajya mu rusengero bose ikabarinda kimwe, ikabatabara kimwe, ikabamugisha kimwe, bose ukabona baguwe neza. Ariko kubera iki Imana ibigirira n'abanyabyaha, kubera iki Imana igirira n'abanyabyaha uburame, ejo bakiba, ejo bagasambana, ejo bakajya kwica, ejo bakajya kuroga, bakajya mu bigirwamana, bakanga abandi, ariko Imana igakomeza ikabaha imigisha, bagakomeza bakarama, bagakomeza bagatera imbere, bagakomeza bakagira amahoro. Kubera iki? Nuko Imana ibishaka ko nabo bahindukirira Imana bakayishima. Ese washimye Imana? Ese wibuka ineza Imana yakugiriye ukarambura amaboko yibwira Uwiteka Imana ndaje? Ese ubikora nk'uriya mubembe waje yikubita hasi avuga n'ijwi rirenga avuga ineza y'Imana? Cyangwa nawe urabibona gusa ukicecekera? Ariko ibyo ntibihagije, no gushima ntibihagije, ahubwo ikigira kinezeza Imana nuko uhindukira ugakora ibishimwa n'uwagushimishije nawe. Igice cya gatatu nahoze mbabwira kiratwereka noneho inyiturano ya muntu. Inyiturano ya muntu, umuntu wagiriwe neza atyo, umuntu uri ku isi, umuntu wahagijwe ubwo buzima, umuntu warinzwe, umuntu watabawe, umuntu wakuwe irode bari hirya iyo kure. Inyiturano ye ni iyi. Mwumve ukuntu ku murongo wa 15 icyo gice cya 16 ndetse n'umurongo wa 16 haravuga ngo ariko wiringiye ubwiza maze usambana ubitewe no kogezwa kwawe, ubusambanyi bwawe ubuha abahisi bose ubuwabo, ngo nuko wenda imyambaro yawe, ngo nuko wenda mu myambaro yawe kandi wiremera insengero zo mu mpinga z'imisozi, uzirimbishisha amabara ataramwe maze uzisambaniramo. Nta bimeze nk'ibyo bizaba ngo bimere bityo. Ukomeje ugasoma ubona agahinda k'Imana. Imana irimo ibabara kubw'umuntu yagiriye neza. Ngo ariko ibyo byose umaze kubibona, umaze kubona ubwiza, umaze kubona icyubahiro, umaze kubona iterambere, umaze kubona ubuzima, umaze gukura uvuye ku mwaka wa 0 ukava mu gutabwa, ukava muri uko kwigaragura mu ivata, ngo ibyo byose Imana yagukoreye, imaze kukwambika, guhaye icyubahiro, guhaye ubushobozi, guhaye uburyo, guhaye ubuzima, ngo bya bindi byose urifata urahindukira itera umugongo. Urahindukira itera umugongo uyivaho, ngo aho gufata bya bindi noneho ujya kubisambanisha, ufata bya bindi ujya kubyibisha, ufata bya bindi ujya kubigiraho abantu nabi, ufata bwa bwenge Imana yaguhaye, aho kugira ngo wige kubukoreshereza abandi ngo batere imbere, ahubwo wiga kugira ngo ubarimbure, ahubwo ubwiyunguramo kugira ngo ubagirire nabi. Mwumva agahinda Imana ifite. Inyiturano ya muntu, umuntu wakorewe ibyiza, icya mbere ni ugutesha agaciro imirimo y'Imana. Imirimo y'Imana, gutesha agaciro imirimo y'Imana, ukabona Imana nta nicyo yakoze, cyangwa se ukabona ibinyagaciro Imana yaguhaye. Mwibuke ukuntu biri tubwiye, uyu we ngo yabaye maraya, ahubwo afata bya bindi ajya kubaka insengero z'ibigirwamana, aho kugira ngo yubake urusengero rw'Imana, Imana ihimbazwe, abantu base bakizwa, ahubwo ajya kwiyubakira insengero z'ibigirwamana, ajya kwiyubakira amazu yo gusambaniramo, ajya kwikorera ibibi binejeje umubiri we, gutesha agaciro imirimo y'Imana. Wa mubiri mwiza Imana yaguhaye, kuko ubwo burinzi Imana yaguhaye ahubwo bukuzanira ubwibone, buzana kwitwara uko bidakwiye, kwishyira hejuru, bizana kudaca bugufi, kumva ko hari ibintu. Ijambo rya mbere muntu yitura Imana ni ugutesha agaciro imirimo y'Imana. Ijambo rya kabiri ni ugukoresha impano z'Imana, ibyo Imana yamuhaye akabikoresha mu kuyangisha abandi,
mu gutuma abandi batayikunda, mu kubyayisha ibyirari rye. Ni ugufata za mpano Imana yaguhaye ukazikoresha nabi, bitesheje agaciro, n'ibyo yaguhaye nabyo ubikoresheje nabi. Ariko noneho ikibi kurusha ibindi cya gatatu mu nyiturano ya muntu ni ukutemera guhindukirira uwamugiriye neza. Kutemera guhindukirira uwamugiriye neza. Bavandimwe muri Kristo Yesu, ndagira ngo dukomeze tuzirikane kuri aya magambo. Ariko isi ya none, abantu batuye mu migabane yose igize iyi si, bakwiye kwicara bagatekereza bakavuga ati, ese Imana ko tuyishima ibyo yadukoreye twaranahindukiriye? Ese twaranahindukiye ubwayo twagarutse kuvuga ko Imana yatugiriye neza? Ese ibyo Imana yaduhaye, bwaba ubwenge, bwaba ubushobozi, bwaba icyubahiro, bwaba ubwiza, tubikoresha mu ikuzo ry'Imana? Ariko nubireba urabona ibitandukanye. Isi y'uyu munsi yuzuye ubusambanyi, isi y'uyu munsi yuzuye ubwicanyi, isi y'uyu munsi yuzuye ubutinganyi, yuzuye ibiyobyabwenge, isi y'uyu munsi yuzuye ubwenge buganisha gukora ibibi, isi y'uyu munsi yuzuye ubugome, isi y'uyu munsi ntago imenya imfubyi nimenya abapfakazi, isi y'uyu munsi yibereye muri ibyo binejeje, ariko icyubahiro cy'Imana ntikirimo. Kubera iki? Twibagiwe aho Imana yadukuye. Bavandimwe muri Kristo Yesu dusangiye umwami, ndagira ngo mutekereze neza, mwibuke ibyo Imana yadukoreye, mwibuke imirimo yose Imana yadukoreye, tuyishime, tuyirambure amaboko, twanamize, tuvuge ko Imana igira neza. Ariko ibyo byose tubikore duhindutse, tuvuye mu byaha, twemeye gukizwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Bavandimwe, kugaruka si ukuvuga gusa, ahubwo ni uguhinduka ukaba nk'uko ushima bishaka. Reka mbabwire ibintu maze kubona. Bamwe mu bantu Imana yaremye, bamwe muri twebwe, bambonye ibyo Imana yabakoreye, ariko ntibigeze bagaruka gushima habe n'umunsi n'umwe. Hari ibihe byagiye bibaho mu buzima, umuntu akaba yigunyitse nk'ahantu, akaba yihisha ahantu, umuntu akavuga ngo Mana numva nta hantu nzagushima nzagukorera. Umuntu akanyura mu bihe bigoye, akanyura mu gikredi kinini, akanyura mu ntambara igoye, muri accident Remera, akavuga ati Mwami nunkura aha hantu nzagushima. Ariko abantu benshi ntibagarutse gushima habe n'umunsi n'umwe. Abandi ba kabiri, abandi baragarutse, ariko banze guhindukira. Reka mbabwire ko iki cyiciro cya kabiri, abenshi baza no mu rusengero, turanasengana, turanaterana, baragarutse rwose baragarutse, ariko banze guhinduka. Bari mu itorero, bari mu matorero atandukanye, ariko banze guhinduka ngo babeho nk'uko umwami wabo abishaka. Bo rero bakagenda bakomanga mu gituza bati twagiye mu materaniro, twateranye kuri Noheli, twateranye ku Bunani, twateranye kuri Pasika, twagiye guterana n'abera, yewe dusenga n'Imana, burya iyo tugiye kuryama turasenga. Ariko se uko gusenga guherekejwe no guhinduka? Kugaruka gushima no guhindukirira Imana nibyo binezeza. Benshi rero baragarutse, nabo barahari pe, baragarutse, bari mu matorero, ariko se byahinduye ingeso zawe, byahinduye umutima wawe, byahinduye kamere yawe, koko ubayeho nk'uko wakugiriye neza abishaka? Aba gatatu rero bo pe nibaruharwa, nako abambere nibo nababwiye bagumyeyo, ariko ba gatatu ariko kuko n'abantu bagiye batekereza neza y'Imana, baragaruka kandi bemera no guhinduka. Abo bantu nibo bakora iby'Imana yishimira, banejejwe no gukora imirimo myiza, baramwamamaza, bakoze ibishimwa n'Uwiteka Imana. Abo bantu nabo barahari. Bibiliya nibo bita ngo imfura zo mu isi nizo Imana yishimira. Barahari mu matorero yose, barahari mu isi yose. Hari abantu batekereje neza y'Imana, hari abantu batekereje gukora kw'Imana, baragaruka kandi baranayishima. Ariko se mwene data, wowe uri mu bahe? Uri mu bagiye batigeze banagaruka n'umunsi n'umwe gushima ngo banahindukire? Ese uri muri bariya bagaruka ariko bakongera bagasubirayo, ntibahiye, ntibanapfubye, ntibanoze, uri muri icyo gice cya kabiri ubarwamo, ariko nawe urabizi neza kutabamo, ntiwahindukiriye Imana, ntiwaretse ibyaha. Ariko niba uri no mu gice cya gatatu, ukaba uzi neza ko wagarukiye Imana, ugahinduka, imibereho yawe ukayihindurira Kristo, ni ukuri ufatanya nanjye gushima, ariko usaba imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo ume muri uwo murongo. Bavandimwe banjye muri Kristo Yesu, ndifuza ko uyu munsi
watubera umunsi wo gutekereza ku bintu Imana iba yarakoze mu buzima bwacu uhereye mu itangira ry'ubuzima kugeza uyu munsi. Kandi ntiwirebe gusa, urebe bene wanyu, urebe abo muturanye, urebe igihugu cyawe, urebe Afurika, urebe Buraya, urebe Amerika, urebe Aziya, urebe muntu, maze bigutere gutekereza ngo Mana nyir'ijuru n'isi, umuntu ko wamukoreye ibyiza yakwituye iki? Kugaruka gushima byuzuye ni uguhinduka, ukareka ingeso mbi, ukareka ibyaha, ukemera ko Kristo ari umwami n'umukiza wawe, akabira ubuzima bwawe, ukanga iby'Imana yanga, ugakunda iby'Imana ikunda, ukavana ibishimwa mu bigawa, ugakora ibyiza. Kandi Bibiliya idusezeranya ko ku muntu wahindukiye agakora ibyiza, Imana izarushaho kumuha ibyiza kurutaho. Ariko nyuma y'ubu buzima turimo, hari ubundi buzima. Imana itubikiye ubugingo buhoraho. Ndagira ngo muvandimwe muri Kristo Yesu, umfashe dusenga Imana, dusengera abantu benshi, dusengera isi ya none. Iyi si ya none itwikiriwe no kwibagirwa imirimo y'Imana. Twikubita imbere y'uwaturemye akaduhanga, akatwambika ubwiza n'icyubahiro, akaduha ubwenge n'ubumenyi, agaha umuntu ubuzima. Tumwikubita imbere tumubwire tuti Uwiteka Imana tugirire ibambe. Benshi muri twebwe ntibagarutse ndetse ntibanahindukiye. Dusenga Imana. Uwiteka Mwami Imana nyir'ijuru n'isi, bwoko bwawe abantu wiremeye, tuje imbere yawe, turagushima ko wadukoreye imirimo itangaza. Ariko dufite ipfunwe rya bene data, dufite ipfunwe ry'abo tubanye, dufite ipfunwe rya bene wacu, dufite ipfunwe ry'abanyagihugu, dufite ipfunwe ry'abanyarwanda, dufite ipfunwe rya Afurika, dufite ipfunwe ry'amahanga yose, kuko wadukoreye ibyiza. Ariko abenshi muri twebwe ntibagarutse gushima ndetse ntibanahindukiye ngo bakore ibyo ushima. Tubabarire Mwana, uduhe Umwuka Wera atwigishe, adutsinde, maze duhinduke ubwoko bwawe wishimira, utugirire impuhwe. Bisabye nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Wasize ubwiza wari ufite nijoro, ubwo wazaga mu isi Yesu, no mu ivuka ryawe n'ahantu harimo hagutunganiye Mwami. Winuze
wajuzanyije murizima Kristo ryo kuba turabanu bawe bakwitura kwa urukundo rwawe ubwo bakumanika ku giti winube mu mutima wanjye nisigiye urwo rupfu rwawe winutahe mu mutima wanjye nisigiye umusaraba. Abari mu ijuru bazagusingiza nuza kwima ya ngoma yawe nzumva umbwira uti mfite aho mugeneye ngwino wimane nanjye ubu bizanezeza cyane Yesu ubwo nzumva ijwi ryawe ryiza bizanezeza